Igitondo cyiza mbahaye ikaze cyane muri iki gitondo cy'umugisha umwami wacu Yesu Kristo aduhaye kugira ngo tuganire nawe mu ijambo ry'Imana kandi kugira ngo dusangire ibyiza bituruka mu ijambo ry'Imana. Ni umugisha nk'uko bisanzwe, ntabwo dukwiye kubifata nk'ibintu bisanzwe kuvuga ko ari umugisha kuba turamutse amahoro. Kuba turamutse amahoro ni umugisha udasanzwe, kuba turamutse amahoro n'ibyishimo mu miryango yacu. Iyo tuza kuba turamutse amahoro, imiryango yacu bari kuba itentebutse, bari kuba bafite ibibazo barimo birukankamo kugira ngo tubashe kongera kumera neza, ariko tumeze neza kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu iminsi yo kubaho kwacu yose. Un bon matin à tout le monde. Ndagira ngo dushime Imana mu isengesho, hanyuma dusangire ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Mwami Yesu, ndagushima cyane kandi ndaguhimbaje muri iki gitondo cy'umugisha, ndakunezeye kuko uri umubyeyi kandi umukiza w'ubugingo bwacu. Duciye bugufi cyane muri iki gitondo cy'umugisha kugira ngo wowe ushyirwe hejuru. Wirengeze gukiranirwa kwacu Data, uko haboneka mu byo dutekereza, mu byo dukora, mu byo tuvuga, Data, kugira ngo tubashe gusangira ku meza amwe, dufite imitima ituje, dufite imitima imeze neza kandi dufite imitima yifuza kukugandukira. Bana n'abakurikira ikiganiro mate bose, kandi ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe n'igikundiro cyawe bibabeho ibihe byose, kandi bakunezererwa iminsi yo kubaho kwabo yose, be kugira icyo bakena bakiri munsi y'ijuru, kandi ubona amahoro utanga biganze mu mitima yacu twese, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Igitondo cyiza, ndabaramukije. Jyewe ni Theogene Kayiranga, umwigisha kandi umuvugabutumwa mu ijambo ry'Imana, kandi umushumba muri ministeri ya Good Samaritan Family Ministries online ministry. Uyu munsi turasoma mu gitabo cya Ezekiel, ibice byaho 16, umurongo waho wa 59 kugeza ku mirongo 61 gutyo, hanyuma tuganire kuri ayo magambo muri iki gitondo. Aravuga ngo, Uwiteka aravuga ati, nanjye nzakugenzereza nk'uko wagenje, kuko wahinyuye indahiro ukica isezerano. Ariko nzibuka isezerano nasezeranye nawe mu minsi y'ubuto bwawe, kandi nzagushyiriraho isezerano ry'iteka ryose. Nibwo uzibuka inzira zawe ugakorwa n'isoni, ubwo uzakira bene nyoko bakuru bawe na barumuna bawe, kandi nzabaguha bakubera abakobwa, ariko si kubw'isezerano ryawe, nuko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, maze umenye yuko ari ryo Uwiteka, kugira ngo ubone kwibuka no kurwanya no kumwarwa, kandi we kongera kubumbura akanwa kawe ubitewe n'isoni zawe, nimara kukubabarira ibyo wakoze byose. Niko umwami Uwiteka avuga, amen. Muri iki gitondo amagambo tugiye kuganira ni amagambo navuga aremereye, asa nkaho n'amagambo y'umubyeyi abwira nk'umwana we, ku mu gice cya 16. Umutwe w'ayo magambo aravuga ngo, i Yerusalemu hagereranywa n'umugore wabaye maraya. Maraya ni ukuvuga ngo, ntimwumve cyane umaraya nk'uko tugumva muri context yacu, ahubwo i Yerusalemu habaye nk'ahantu nyine hakiri izindi nyigisho zidasobanutse, hagiye mu bindi bikorwa bidasobanutse, bayobye amategeko y'Uwiteka, bakora ibyabo mu nzira zabo nk'uko babitekereza. Ahanini iyo usoma Bibiliya, ubwo ni ubwoko bw'ubumaraya bubi cyane mu bijyanye no kwizera Kristo, kuko ni icyo twita abomination, kwimura Imana nyamana yaremye ijuru n'isi, ugasenga izindi mana cyangwa se ukajya mu zindi nzira zitandukanye n'amategeko Uwiteka Imana yaguhaye. Ubwo ni bwo bumaraya bukomeye cyane. Uyu munsi rero muri iki gitondo ndagira ngo wumve ukuntu Imana nk'umubyeyi wacu idukunda. Ivuga ngo, nubwo wagiye mu nzira zindi, nubwo watandukiye ukajya mu bindi ntagutegetse, ukayikurikiza andi mabwiriza ntaguhaye, nubwo wagiye ukandeka, ariko nzibuka isezerano nasezeranye nawe mu gihe cy'ubusore bwawe, kandi nzagushyiraho isezerano rihoraho. Ku murongo wawo wa 60 ngo, ariko nzibuka isezerano nasezeranye nawe mu minsi y'ubuto bwawe, kandi nzagushyiriraho isezerano ry'iteka ryose. Nzagushyiraho isezerano ry'iteka ryose. Bene Data, muri iki gitondo ndagira ngo twibuke cyane ku rukundo rw'Imana n'uburyo ari umubyeyi. Imana muri yo ifite ububyeyi kurenza uko tuyitekereza, kuko irareba ikavuga ngo, uyu muntu wanjye ndamukunda, uyu mukobwa wanjye ndamukunda,
uyu mukobwa wanjye mwitayeho, uyu musore mwitayeho, uyu mugabo mwitayeho, uyu mubyeyi, uyu mukecuru, umusaza mbitayeho, kandi sinifuza kubarekura. Niyo mpamvu ibyo navuganye nabo mu gihe cyatambutse nzabikomeza. Haleluya. Impamvu aya magambo aremereye ni ukubera iki? Impamvu ano magambo aremereye ni uko muzarebe mu buzima bwacu bwa buri munsi, hari aho tugera ntabwo duhorana imbaraga 100%, ntabwo duhorana imbaduko mu buzima bwacu bwa buri munsi ngo tuvuga ngo buri gihe ibintu byose bimeze neza, buri gihe ibintu byose biraryoshye, turi mu mwuka, turi mu mbaraga, turahimbaza, turaririmba, turavuga ubutumwa, turasengera abarwayi, turaganduka mu bintu byose. Ntabwo ariko buri gihe tuba turi mu mwuka wo kuganduka. N'abashumba ntabwo buri gihe duhora mu mwuka wo kuganduka, n'abandi bayoboye abandi mu nzego zitandukanye ntabwo buri gihe ariko bahora mu mbaraga zo kuganduka no gukorera Imana no kuyumvira mu mategeko n'amabwiriza ibaha. Hari igihe uteshuka, hari igihe utekereza ibyo utagombye gutekereza, hari igihe twibwira ibyo utagombye kwibwira, hari n'igihe dukora ibyo utagombye gukora. Ariko muri iki gitondo Umwami wacu Yesu Kristo aravugana natwe, kandi aravugana natwe ijambo riremereye cyane. Avuga ati nubwo mwatandukiriye, nubwo mwatekereje ibyo mutagomba gutekereza, nubwo mwakoze ibyo mutagomba gukora, nubwo mwitwaye uko mutagomba kwitwara, nubwo mwavuze ibyo mutagomba kuvuga, mugakora ibyo mutagomba gukora, mugasayisha mukajya kure y'ubwiza bwanjye n'urukundo rwanjye, ariko muri iki gitondo Uwiteka aravuga ko yifuza kongera kukwibutsa ko we adahinduka. Haleluya. N'Imana idahinduka. Bene data, n'Imana idahinduka, kubera ko iratubwira muri iki gitondo ngo nzakomeza isezerano ryanjye nagiranye namwe mu buto, mukiri fresh, mukinyumvira, mukinyubaha, mukijya aho mbatumye, mugikora ibyo mbasabye, mucyumva ijwi ryanjye mukarishyira mu bikorwa, ngo iryo sezerano nzaryibuka, iryo nasezeranye nawe. Ntabwo nzi isezerano Uwiteka asezeranye nawe, ariko nzi ko ku bakunda Imana no kubizera Imana yagiye iduha amasezerano menshi y'ibyiza, yagiye itugirira neza, yagiye ituremera, yagiye itwigisha, iduha na promesse z'igihe kirekire, tuvuga bana banjye nzagira gutya na gutya na gutya na gutya, nzabafata ukuboko. Bene data, ibyinshi yaranabikoze, ariko hari igihe tunabyibagirwa, hari igihe tubyibagirwa, ariko ijambo ry'Imana rikatubwira muri iki gitondo ngo nzakomeza iryo sezerano, kandi nzabashyiraho n'irindi ry'iteka ryose. Amen. Mutekereze iyo Mana ishaka gukomitinga for life, vuga ngo isezerano ry'iteka ryose, mugihumeka, mugifite ubuzima bwiza, nzasezerana namwe isezerano ry'iteka ryose. Mbese nawe ujya utekereza ko ukwiye gusezerana n'Uwiteka isezerano ry'iteka ryose? Ujya utekereza ko Uwiteka akeneye kuba mu ruhande rwawe by'iteka ryose? Utekereza ko Uwiteka agufitiye imigambi myiza by'iteka ryose, regardless, ititaye ku ntege nke cyangwa ibyaha n'ibindi byose wanyuzemo mu bihe byatambutse? Mbese wakwitura iki Uwiteka ukubwira ko azaba ari kumwe nawe by'iteka ryose? Wamwitura iki? Hari abavuze ngo comment rendre à Dieu tout l'objet qu'il m'a fait. Ese nzitura iki Uwiteka ibyo yangiriye byose? Ngo je révère la coupe du salut, ngo nzazamura igikombe cy'agakiza. Haleluya. Nzirata umusaraba, nzavuga ko ari we wambatuye, nzavuga imirimo n'ibitangaza akorera muri jyewe no mu muryango wanjye no mu kazi kanjye n'ahandi hose, nzavuga ineza ye aho nzaba ndi hose. Reka rero bene data duhindukire, twongeye dukorera Uwiteka tunezerewe, ko nawe aratubwira ngo nzagira isezerano ryagiranye nawe mu gihe cya kera mukiri abasore, nzarikomeza, kandi nzashyiraho n'indi sezerano y'iteka. Ngo azakora n'ibindi, azagenda atugarurira n'abacu n'ibyacu, agenda bitugarura, ngo hanyuma undi tubireba dukurwe n'isoni, turebe tumwarwe, kubera ko tubonye ko Uwiteka we atandukanye natwe muri kamere yacu. Haleluya. Uwiteka ngo azabikorera kugira ngo atwereke ko we atandukanye natwe, ko ari Uwiteka Imana ivuga, kandi ibyo ivuze ikabisohora, ibyo isezeranye ikabisohora. Umwami wacu Yesu Kristo abagirire neza, abaye kongera kwibuka amasezerano mwasezeranye nawe, abaye kongera kwibuka ibyiza yagiye abasezeranya mu bihe byatambutse, kandi ibyo bibatere hamwe nanjye kongera kumukunda kurushaho no kumukorera no kwita ku muhamagaro aduhamagara muri iki gitondo, cyangwa se uwo yaduhamagaye mu bitandukanye by'ubuzima.
wakire imbaraga z'Imana, wakire gukomera kw'Imana mu buzima bwawe, kandi ntucibwe intege n'ibyo uri kunyuramo uyu munsi wa none bitagenda nk'uko uri kubishaka. Uwiteka arabikontorora byose, arabimasitaringa, kandi akwitayeho cyane kurenza uko ubitekereza, kubera ko arifuza gukomeza isezerano ryawe ryo mu buto ndetse no gushyiraho isezerano ritarangira. Uwiteka akwagure kandi akuneshereze intambara z'ubuzima uri kunyuramo, kugira ngo ubashe kumukorera uciye bugufi ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusabe. Mwami Yesu, turagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha, kuko wongeye utwereka ko uri Imana idasanzwe. Amagambo anyujije mu muhanuzi Ezekiel, akamubwira ngo nzakomeza isezerano ryanyu ryo mu busore nagiranye namwe, kandi ngo nzashyiraho n'irindi sezerano ry'iteka ryose. N'amagambo adasanzwe, n'amagambo umwana w'umuntu atabasha kurema, ariko urayarema kubera ko utandukanye natwe, kandi ngo uzagenda utugarurira ibyacu n'abacu, kugira ngo data twongere kubona ko uri kumwe natwe kandi uri Uwiteka Imana yacu. Uyu munsi muri iki gitondo duciye bugufi, utubabarire gukiranirwa kwacu, ibyo twagiyemo bituma tujya kure yawe tukica amasezerano twagiranye nawe. Data tubabarire, uremeze gukiranirwa kwacu, duhe imbaraga zo kunesha no guhamya, duhe imbaraga zo kuvuga aho turi hose, kandi duhe imbaraga zo kwakira ijambo rikomeye utubwiye muri iki gitondo. Natwe twigishe, tubere inkomezi muri byose, kandi ubikoreye byose kwesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Mugire umunsi mwiza, Yesu abanezeze. Ikiganiro Matin nakagaruka. Bye bye.